amaze gukura hari utuntu mbona tudasobanutse muri ubu. Buriya mama rero nuko ndamwiza. Começou o trabalho agora? Sim. Você está cansado? Sim. Senhora, você está a fazer brincadeira. Você é dinheiro para mim. Seu pai há de me dar muitas dinheiro. Não quero falar contigo. É? Inzara iriwa imunga magufwa niyo uri kuvuga yambyebuhije ariko wanje ukibuka ahantu wangu mbere yo kuvuga gutyo ntekereza ahantu wangu mbere yo kuvuga gutyo nta munyu nta mavuta nta gitunguru ntaki ariko uri kuvuga ngo reba ngo warabyibushye ngo wagize ngo nagize nte Cheri arangira agenda arasama araryama arabyihorera ibaze ko yambwiye nta naho yigeze ajya mu ndebere namwe ibintu we yankoreye kandi yanamakaniye yambwiye ati ndaje ngende matwike duciringe bya nyabyo bya seri nanjye ndicara nzi ko byakunze mbasha wa mugabo hamwe ngo yaje Hari wabona ibyo ushaka byose. Ndabizi papa kandi ni nabyo byari binyuze. Agomba kuba mama wawe ni mama wawe. Ariko ntago ari mama. Gutese. Ngewe uko nari mbayeho nibyo byari binyuze rwose. Ibyo byari binyuze niba unkunda uzareke na mama wanjye aze hano. mugabo ugiye utajyanye n'umukobwa wawe Anjyana henze. akujyana hagiye Nubundi turajyana n'ugiye kibazo. nge ntabwo nkeneye gusigarana nawe Turagenda ariko turaza tuzanye na mama. ntabwo bishoboka nakubwiye ko nta bihanga bibiri mu nkono imwe Birashoboka. ntabwo bikunda Turajyana nawe nawe. nge nta mwanya mfite wo kurera ntarabyara urumva ntabwo byakunda urandeba iki si we mbwira ujya kubikora byose wigeze ungisha inama ntabwo byakunda ntabwo byavamo wacecetse wakana ejo bundi kuzankenera Ntukerera hiti. nzagufashiriza aho uri kwa nyoko nge nta mwanya mfite wo kurera uri kubyumva neza Batuzana mama yari umugore kandi n'ubu ngubu yari umugore se yamutaye yagaruka yamutaye akamubona mu kanya yagaruka. ntabwo byakunda yamutaye amubona hari icyo mfite adafite urumva nicyo yaje Kuba mfite byonyine hitamo wineza umwana wawe kuba byonyine afite wineza umwana wawe musobanurire ujyane nawe Ufite ikihe kibazo? ikibazo ntabwo kibona se Umwana nkurikiza umwana kutujyana mu kazi. jyana nawe nakubwiye ko nakeneye gusigarana nawe nta mwanya mfite ibyo ngiyemo bigiriye kuri live mani winesha umutunzi ari mwinshi tugiye kujyana ariko turaza tuzana na mama. Ibisange hariya. Nundi ugende genda inde wowe Papa mama bwiraso bwiraso ariko uyu ni umugore unsigiye. atari umugore simushaka shari simushaka genda abe nari hitamo ngiye n'umwana nakubwiye ngo ngomba kugumana ngaha. ntabwo byakunda ngiye ntabwo ndi nderera abantu ndeke kujya mu kazi. wambwiye ujya kubikora wigeze umubwira nta mwanya mfite jyana nawe unugarukane nawe gushaka naza nakubwiye ko uri kujyanganisha umutambwira ngo nekera nta mwanya mfite umwana uramuzi ukuntu arushya urabona afite umwanya wo kujya mu bikoni ngewe ese ni uruhinja ndeba nyine urabona afite umwanya wo kujya mu ndakubaza uyu muntu ugiye kure wowe kwakira ibintu wowe waranzanye se nyire ndeba umwana nawe umbwiye uyu ni umwana wasigarana nawe dusigarana se genda bishaka nanjye ntabwo mukeneye urabizi nyine ko ntabwo ukeneye nanjye simukeneye kwa so genda kwa nyoko nawe ujyane na so ahandi kwa data ahubwo Sohoka. wenda gushaka iwanyu ni Birakunda. ariko bonere kubaza warashatse cyangwa wabushatse ntabwo bindeba wanzanye utambona se ni wari unzi ni wari unzi se nyine ariko narakubwiye ko ufite undi mugore ufite n'umwana simbyitayeho na gito nta mwanya mfite natwe ntabwo tubyitayeho aho mama yarasezeranye yagiye ku murenge yamutaye nyine atabibona yamanitse akaboko kuba wari uhari se wari uhari nari mpari njyewe Debora n'umwanya njyewe sinkeneye kurera sheri mba narakubyariye nanjye ariko nta mwanya mfite wo kubyara ese niyo mpamvu wanze kubyara ntabwo ukeneye kurera mbese urabona njyewe nkeneye kubyara urajya tayi yanjye yangirike ngo ngiye mu minja ndi kurera ndi guheka ngiye muhekeye ibyo ni nabo babyaye uri murabata uri kubakura kwa nyina nanjye uri kugira ngo mbyare nurangiza umuti
ntabwo byakora. Ibyo ni byiza ndabishimiye n'ubundi umuvandimwe sinamukuza nabi wanjye ukamubona ndamuta. Utamukunda. Ubwo tujya gushimuta umwana wawe ubundi. Wamuretse yashaka. Ako ni jye nawe ninde mugabo. Yenda shaka hano ni kumwe na mama. Ndimo ndakubaza njye nawe ninde mugabo. Ntabwo bindeba. Ntabwo bindeba. Ushaka ko musubizeyo. Surajya mvuge kangahe musubizeyo. Kangahe nakunje kuvuga ko mba muri. Ntabwo n'umwana rega ntabwo abishaka. Ntabwo byumva. Yenda shaka kuhaguma ariko na mama hari. Hello? What is meaning for that? Não, eu não estava para lá. Estava a cortar cabeça com uma pessoa. Ushobora kugenda ukajya mu rugo. Hari igikapu cy'umukara kirimo umutwe w'umuntu ndetse ku rundi ruhande harimo amafaranga. Ndebere ko uwo mutwe utagaze kuko ngomba kuwushyira uwawuntumye akampa amafaranga. By the way, yes. Huye nje niko nteye uwo ndongoye impita mwica agapfa bikarangira ntabwo bigeze sebe. Oya minota iracyahari. Huye narakarongo impita nkagubanya byararangiye kararangiye ntabwo uzongera no kukabona. Niyo mpamvu rero wakati wa kazi ni wakati wa kazi, wakati wa kunywa ni wakati wa kunywa, wakati wa kuwa ni wakati wa kuwa. Eu não tenho brincadeira. Wena ukulumaga kulumaga ngane niyavusera mine na niyamkaira. Yebo. Harya hano hamenye uti gwe n'ikiko ndanga. Nabimenye ko waruhari. Nabimenye ko waruhari kandi shiri rwose nagushakaga. Nagushakaga nari mfite ikibazo nshaka gutura. Namenya amakuru kuri muri ikaritsiye. Ariko sheri naraye nkurose. Wanda sengo ikirere. Naraye ndose nguca umutwe. Nisina rya Yesu. Naraye ndose mutwe wanjye nkotsa amaguru. Oya. Umva kankubwire ntabwo byari mu byoroshye. Naraye ndose ndi kukurya umutima nawe uvanyemo. Oya. Ndimo nkurisha ibitoki. Kameme. Uwo ntago ari njyewe. Uwo ntago ari njyewe. No ndoti iki ngende. Oya ntago oya nagomba kwica se gute. Niba nuwo mwuka kuriho wanakwihana. Erega ni imyuka mibi ntabwo ushobora kwica umuntu atari imyuka mibi. Ugomba kwihana ahubwo tukaganira neza icyo ngushakaho nkakibona nawe icyo nshakaho ukakibona. Ariko uwo mwuka wo kwica nawe kuba nk'abandi bari abajanda bidi bari abaki abantu bicana no. Ugomba uwo mwuka ugomba kuva twamenyanye kuva narakumenye umwuka wo kwica ugomba kujya hasi. Icyo ngushakaho nkakibona icyo nshakaho si umutwe wanjye sinamaguru yanjye. Oya no arakantu numvise. Ako kantu wumvise. Icyo ushaka ukakibona nanjye icyo nshaka nkakibona. Ariko muri entre parenthèses harimo kugomba kungurisha. Ubwo no kungurisha. Niba icyo nshaka ngomba kukibona nawe icyo ushaka ukakibona. Se wateze amatwi ngomanza nkakubwira. Ko wavuze nkakwihorera, wavuze nkamaza nkakubwira. Ngiyewe nakubwiye ngo muri entre parenthèses mu dukubo harimo ko ibyo kwicana bitarimo. Icyo nshaka no kugira ngo nge nawe twubake ubucuti. Niba twaramenyanye nanjye don't tell me like that. Na Bibiliya ivuga ko abantu bazatandukanywa n'urupfu. Bigeze bavuga urwo rupfu ruzaturu. Sasa unataka kuniua? Mbona urashaka kuvuga ibyo kwicana gusa nibyo bikuryohera? I can't. Nako sha. Kurikisha kucyobanza. Papa ndambiwe zino ntambara rwose. Kandi ibi bintu niba bitangije uncimutisha ukanzanira uno mugore wawe. Ako umwana kubwira. Wumvishe ko ari byo? Bino byose niwe wabiteye. Ujya kumuzana ntabyo ari wambwiye niwe wabiteye. Irengera ingaruka zabyo rero. Reka mubwiye no ujya gukurikiza byo gushimuta. Se wanshimuse. Nawe ushimuse cyane. Papa waranshimuse. Narambabaje. Ntabwo nzabyibagiza. None umwana yaje hano gute? Yageze hano gute? Yisanze hano yararose. Ucha yageze hano. Wowe ntabwo nkeneye kukumva. Nanjye ntabwo mbikeneye nakubwira ko nagushaka. Si nuko upakira ibintu byawe. Wowe urabizi
ahubwo musohokane akubonera musohokane niba ushaka umwana uko musohokane byagenda kose uzongera kumbwira nyoko wa n'uyu nguyu uyu ntabwo namwemera umurebe wirebe wirube mama wawe papa rwose wituma nkubahuka urabizi ko nkubaha kuko wambyara wenda nuko bankoreye twose nshobora kukwirengagiza ariko iyo wongeye wicyuye umugore ndabona warabyaye inshinzi ya kabiri komara SMS meze ki inde basohorane se nibyo ushaka udusohora uyoboye imitu tuzaha umwana uyoboye ko so ibi byose ubona byose urabye wabimumbwiriye se ko nabasohorana mwese ujye wicara uzi ko mama afite isezerano isezerano se ibimwanditseho ubizi ute ko bitabanditseho nze Debora ninjye byanditseho mwese niba ushaka ko naso mwese muhurira hanze nawe nasohoke nibyo ushaka se inde musazi wanshatse utambona ndibo kubabaza wabonye mburigura mu mutwe se we niyo umusazi ahubwo papa we wabaye iki reba ibintu byose ubu nshoremo muri kino gitondo abaye iki manyene vibe nzima ugomba kuba uyu nguyu niyo ufite umwana udashobotse ufite umwana udashobotse pe ugomba kubaha uyu ni mama wawe uyu nguyu ni mama wawe uyu cyane ntabwo ndanyako sheri ntabwo ushaka mama cyangwa nakubyara biri seri ndeba nawe wireba no ntabwo narabyara ngiye bintera isoni ngeze nabikeneye ntabwo nkeneye kurara mu nzu nanjye singikeneye uri kiraso mujyane akujyana ahandi hantu mama nanjye aza tubane inde ajyana nde ahubwo se mwajyanye mugasohoka nguko kuza kubana ari kwa mama wahanga bana kwena guhaza ubuzima nawe kwena umva sheri yumva sheri uzi kandi bwari sheri yumva manzu nyumve ubwo rero washatse ko nza hano we n'umwana murahitamo gusohokana cyangwa urasigara hitamo urasigara cyangwa murasohokana agisana umugore soni ziki ariko ubundi reka mubaze urambaza iki urambaza iki uranzi ndakoze izamura shaka wani bagi bigerageze inde umva ubwira wa cyane nta mwanya mfite wo kukwitaho umwanya ubimenye ngwino niko uje kuntezaho ubwega ngo nuko nyaryamana nawe nge nta muntu ujya untezaho ubwega gutyo iyo turi kurya iyo twaryamanye uba wungutse nanjye nungutse bintu nk'ibyo rero bivuga ngo ngewe nakubwira ati ngewe ndi icyambu cy'urupfu iyo ungezeho ukanancika ahubwo ushatse wasinga ugashimira Imana sheri relax ntabwo nyande relaxinga ngewe ntabwo ari uko mbaho nzi neza ko ibintu biri bugende neza nzi neza ko ugomba gutuza n'uwo mwuka n'icyo kintu kikakuvaho harya cyagiye dukundana wambwiye ko umuhaye umutima wawe kuko umutima ntabwo ari kuwukuramo ndakubajije wambwiye ko umuhaye umutima wawe by'umutima ntabyo navuze ndakubajije wambwiye ko umuhaye umutima wawe nakubwiye ko dukundanye oya sha oya ntabwo nyamvuga kabiri none se ugiye kunyica wambwiye ko umuhaye umutima wawe ugiye kunyica mbabarira genda ndebere icyuma gityaye mbabarira hanyuma uwo mutima nkumukuremo ngiye mugendana atazagira n'undi muntu aho Fanje ariko simba atari ngombwa dufite AK47 harya hari amafaranga miliyoni 200 zagomba kugera kuri konti muze gucekinga neza niba amafaranga yagezeho hari n'izindi 500 ejo twibye muri banki ahagana saa 8 ejo uze kureba ko nazo za mbese zikirinzwe umutekano wazo ukizewe ndabikurikirana Fanje harya sore gato nyine waje wimeze neza wifashe nk'igikombe cy'isi uje gushaka amafaranga hane wanjye uje gushaka amafaranga gusaba ntago ari itegeko nkuko gusaba shiri fata telefone hano gusa urimo urigira make urajya usubira mu byo mvuze ifate shyiramo hano nomero za nyoko shyiramo nomero za nyoko mama zana hano ndamwivugishiriza ako mukecuru ni gute ubundi utinyuka kubyara umukobwa ukunda amafaranga nk'uyu nguyu ndakubajije ujya kumbwira amagambo menshi ngo urashaje ibyo ntabwo bindeba nanjye nzasahaza atinyuka nta n'isono wowe uratinyuka ukabyara umwanzi w'umufuka wanjye kira muvugisha kandi urajya uvuga ibyo mubwiye mubwira uti mama agiye kunyica kubera gukunda amafaranga nicyo ngiye kuzira
icyo ngiye kuzira ndasiga ngiriye inama siga ngiriye inama abandi bantu bakunda amafaranga nkanjye. abandi bantu bakunda amafaranga nkanjye. Mama kuki wambyaye nkunda amafaranga? kuki wambyaye nkunda amafaranga? Eleza telefone yanjye aho. ariko sheri mbabarira sheri ki umva nkubwira mo bebe ujye utuza mbanze ndatuza nusi iki muri urugo rwawe rukeneye hari ikintu koko ntakora hari akoze ubundi ukora iki ngo hari ikintu ngo nakora kandi abagabo bakumvisha bumva ko hari icyo ukora iki ariko sheri reba ukuntu nabaye naracupiye ngo ariko si ngo sheri reba ukuntu nabaye ubu koko waracupiye uhinduranya amakanzu buri munsi ndakubaza ngo ayo makanzu mpinduranya nayo sinaje nyizaniye hari ikanzu iri muri uru rugo wigeze ugurira. ubwire mo bebe ujye ubanze wumve ariko twumvikane ntukanteze abagabo hanze. nta bagabo naguteje ni wowe ugenda hano hanze ukitwara uko bidakwiye ukagenda ubwira abantu mfite umugore ngo yazabagari n'umugore anyemeza ntuguriye icyuki mo bebe nani gukemerewe kunkoraho utarabanza no kumenya ibinunga njyewe njye nyamaduru ntabwo ngiye kubukora uzacisha make ryari ngo umenye ko ukennye cyangwa ushaka ko nzafata umwanzuro w'isirikare wacu. ndakennye yego hari igihe binyuramo gutyo umuceri ukaba muke ariko hari icyo ukarya umuceri nta firiti yewe ibyo ngombwa ngo umuceri nakubwiye ngo shaka ibitunga urugo ibyo kumbwira ngo hari umuceri ngo hari umunyu ariko umva nkubwire mba narakina amatwi yanjye utuze ubanze ntabwo nakugirira icyizere naje umbwira ngo ufite ngo benzi cyangwa ufite igare ariko benzi ntiri mu igaraje iyo undebye ubona nkwiye kuba njyewe mu rugo rumeze gutya yaguriye icyuki ariko nanone urugo ntacyo rubaye pe urwo rugo ariko reka nkubwire urwo rurimo mayoneze n'umunyu mayoneze ariko mayoneze reba ukuntu nacupiye ndi kwisiga amavuta namfate uri kumva amakanzu dore yancuriye hagiye kuncuye yataye ibara wangize ubusiro n'urugo cyangwa ningirwa ariko umva nkubwire uru naga rurugo ningirwa kare wabanje kumva ibintu nakubwiye ko nakiriye ingendo bihaze bingeza nago ubwo nabona gukomeza kubyihanganira akwizo mu wari umbwira ko wakira nabona nizihe ibyo bintu wari uvuga wabanje ukatuza sheri ko nkukunda ko ubundi wajya ushyira mu ngiro amazahabu ko ayahe mazahabu utanankuraho ayahe mazahabu umva njyewe ibintu ubu buzima kububamo ndabirambiwe uko bingeza umva nkubwire urabirambirwa gute ko aribwo tugiye gutera imbere iriya benzi igiye gukora nijyane mu muhanda iri gare ni uko nguko ubu nyir'umwakiza n'ibiti wari utangira ugenda ujyahe koko umugabo warutanye amabuni umva reka nkubwire wamukaba uzi ko wagenda ugendana imishinga uriye ngo rwanjye harimo nta kangura mafite ngiye mfatwa neza nk'umugore uri mu rugo umva nkubwire ari umupuri ndawukubita uravuga hari icyo ngurana nzewe rwose uragira ngo ujye hanze koko undenze none njye nyamabuni nzasanga abandi bagabo bafite icyo bakurusha mu gihe wowe mbona ukizutaguza umva nkubwiye nuko mba nanga kugira ngo mene amabanga yose yo muri uru rugo ntizutaguza mana we utazutaguza ntabwo nigeze nkupfukamira ngo nabonye umugabo wihandagaza ukavuga ngo rwose ngo umugore ngo ndahaha ngo bagire ngo uraha umva nkubwire nararaga ngenda amafaranga natakarije muri kariya kabari kugira ngo nkubone wakoraga kuri kontwari ese kariya kabari kari akanjye ko wumva wakazagamo nazaga kugira ngo nkubone kandi narakubonye mpamvu ko hari icyo ubaye amanyashi yose ariko amanyashi wari uvuga ni manyashi ubifitemo uruhare ariko no mu cyumba ko wabimbwiye ko ufite nyashi nakubwiye ibyo uri kumbwira ngo ndazifite ubwo rero nimba wumva ko wowe nzifite umbonye ubu ngubu ngaraguriye iwawe uncupije n'amavuta atakimfata uri kumva sheri basi urifuza iki ndifuza iki nanjye nk'umugabo kugira ngo ndifuzwa gufatwa nk'umugore muri uru rugo urashaka convention nayo nkiguhe convention se urayibuka ubushobozi nyine naba nkubeshye none reka tube mu nzu zacu izo nzu zanyu iyo nzu ukodesha icyumba kimwe ubyiganiramo uraza amaguru muri salo
iyo ibyo njye ntabwo ariho hantu ngomba kuba sheri abandi bakobwa iminsi mike ntabwo bari kuba mu kadukuri nk'akuri kumbeshamo tugihindure tugombe tugihindure wowe ahubwo uhinduke umenye kubyuka akarujya gushaka amafaranga buri kimwe cyose nagikora kubera wowe wagikora se umugabo byuka saa 7 none mutipe ukaza kunkora ryagara arampamagara aguhamagara bakajya kumwishyura tugitote tukirangize iki kibazo kigomba tugisoza tukirangize unyemerere ko ugiye gutangira gushaka amafaranga ntegetswe n'umugore reka njyane igare ryanjye umva nkubwire reka bajya kurikora igare ryanjye icyo nzi neza ni uko kuriya yivumbuye agiye uru rugo natemera gukora inshingano ze nk'umugabo ndarusohoka ngo ngene nsubire iwacu ubu se nazahora kwihanganira muri ibi ngibi kuba mu rugo rufite inzara nk'iyi ngiyi kubaho mu buzima bubi ngiye ntabwo nari mbimenyereye shawine uvuze ibintu byabaye muheruka cyagiye turi kumwe na gift cyagiye twasohokeye hahandi atubwira ngo yabonye shuhadiyo ngo yabonye umugabo ufite ibifaranga ngo agiye kuzagenda bahura hatwike ngo umugabo wamenye banki yego ko mana yazi uzi ibintu yakoze banza umfatire hano yego ko mana ibintu yakoze ntabwo binabaho ubwo yaragiye ngo agereyo rero umugabo ahita amufatiraho imbunda kiriya kigabo n'ikigizi cya nabi ni ikigurupe cy'abicanyi ni ikiyobozi cy'abantu babi cyane amufatiraho imbunda ku ijosi aramutegeka ngo yemere ibintu byose amubwira habe n'igiceri habe n'ikibuganda yamuhaye njyewe nabibonye kuri muntu rwose ari kumubeshya ariko kwirukanyira ibintu byinshi banza atari byiza mbaza ngo hakurikiyeho iki nta makuru ufite wowe akimufatiraho imbunda ku ijosi yambwiye ngo agiye kumuca umutwe amuca amaguru amukureho amaboko akuremo umutima abihekenye ubisi bunyama abimire undi n'ubwoba bwinshi aradagadwa aravuga ati se mana yajya atangira gusaba imbabazi yacisha amaki uko ashoboye kose biranga izi cyakurikiyeho yambwiye nahamagara nyina ku ngufu imbunda iri hano ku gakano hamagara mama we tuvugana ngaho aramuhamagara uza amaze kumuhamagara yaramubwiye ngo ibyo agiye kumutegeka byose paka byemere hasi hejuru cyangwa mwice kutambaza ngo yaragiye kumusaba iki yaramubwiye ngo guhera ku nzu isambu imitungo yose itimukanwa n'iyimukanwa yose bafite niyemera ko abimwandikaho nibwo ari bumurekure nakazamukuraho ndakura uri kumva ibyo bintu arangije uzi icyakurikiyeho baza ngo bari kubyandika kuri icyo kigabo cyakindi kitwa byakunuka kugira ngo iwabo basigare zero bose nyina asigariraho abavandimwe basigariraho ibintu byose bisigariraho birangira ririye mu myotsi birangira amafaranga agiye ashaka ntayabonye birangira famiye ziwe n'ibibazo imitungo igiye amaze agiye n'ibintu byose genda urumva izo nkuru ariko cyagiye abivuga nabonaga ko uwo mugabo atari icyo mushaka ari kumutwara imitungo yiwe nawe nabitekereje sinamubwiye ngo turye amafaranga y'amahoro akanga akavuga ngo manizi none nta mafaranga abonye imitungo yiwabo iratakaye nta kintu kimwe atahanye ahubwo yari agiye no kuhasiga ubuzima ukumva ibyo bintu tega mugenzi wacu yahuye n'ibibazo yahuye n'induru mbega wumve ngo kugendana n'abantu babi ni ikibazo ubu natangiye no kudagadwa ndavuga n'abantu duhura nabo nawe mubwiye arakomeza aravuga ngo amafaranga n'amafaranga ngo iki n'ibiki ndamwihorera none ngaho mbibyo yahuye nabyo tuzajya tubabwira bange cyangwa bemere urumva ataruhe n'ibibazo ngaho nyumvira uwo mubyeyi wahari nta kintu na kimwe yasigaranye ahubwo yagize imana kure y'ubuzima wenda ubutaha arakuramo isomo ntazongera kujya akora ibintu nk'ibi ibaza ibyo bintu ari njye bibayeho we ibaze ngo nanjye narabitekereje ndavuga ngo gusa iyo tuba twarajyanye nanjye nkagenda nkamwishinga bakadufatiraho imbunda kukano twese ubu njye mba ndihe iyo tujyana uba urihe si nk'imana yaturokoye mva reka nkubwire tujye tujya dukeya turyame kare ni ukuri amafaranga ni ay'amahoro nabyo kwirisha ngo manizi ngo ngiye icyo nshaka ni amafaranga utazi uko bizarangira gusa nyine twamugira inama sinzi impamvu nyine atanayumvise akagira ngo izi mani gusa yarayabonye ubu yarayabonye ntari kurira mu myotsi cyakoze tujye tugira ubwenge ntabwo birabe nari bityo ahubwo buriya yarwe nabe bana cya kigabo yambwiye nakibonye muri ya karitsiye twigeze kunyuramo cyagiye oya umva
ntago nzongera gusubirayo. Utambwira ko igihe kihaza. Ntago nzongera gusubirayo. Handi twanywereye cyagiye. Yego. Ana nyagasani noneho turahungira. Umva nanjye sinzasubirayo. Nahise akaguru nkahina. Hariya kirahaza. Kirahaza cyane rwose. Kirahanywera se cyangwa kihanyura kikomereza kigendera. Umva naramubonye yicaye. Arimo kuba byeri. Yicaye neza. Nanjye sinzasubirayo hari ahantu ndahakarabye. Mana yanjye navuze mana yanjye we isi nyibirinduriyeho. Baba we. Ibaza ahantu tunywera. Ikintu kimeze gutya cy'imico mibi kigize cya nabi. Ngira ngo ari hatubonye ariko. Ariko ngira ngo noneho natwe tubonye haduhitana. Ngira ngo ari hatubonye. Yatwica. Nta kuntu yaza ngo yicara ahantu twe twicaye. Yari yatubonye buriya. Gusa navuze ni mana we. Akagungiye kukagenza gake gake. Abazajya bancanga bajye bansanga mu rugo. Oya wenda twanahindura akabari kuko kacupa ko wenda umuntu yapfa guhita akavaho. Ariko kunywera ahantu uriya muntu anywera. Tukaba turi mu mazi abira. Umva. Ntabwo dukwiye gusubirayo. Ahubwo si ubu. Dukwiye gushaka amakuru ya gift tukareba ko yasigaye amahoro ari aho ameze neza. Maze iminsi ndi mu bintu binteye stress nango meruka kumuvugisha. Dukwiye kumushaka tukareba ko nyine ko byagenze neza inkuru y'impamo tukareba ko ameze neza tukanaganira tukamugira inama z'ukuntu nyine ubuzima bwe bwakomeza. Icyo kintu nicyo ahubwo wenda washaka aho tuzica handi hatari hariya tukari tugasangiramo tukamugura n'agacupa tukamusura hakatuganiriza n'ibyamubayeho. Ko kiriya kigabo nagitinye numva ntazongera kwica muri izi karitsiye za tuzashaka karitsiye yindi nyine ahantu twanywera hatari hariya ngo dusura undi mwana tumugura agacupa kamwe tuganire tubwire ibyahuye nabyo isanganya yagize tumugire n'inama uko tubyumva. Yewe niko bimeze. Ikintu nashaka kubwira kare ukuntu byagenze ntabwo byagenze neza urabizi n'uriya mwana nashaka ko tubiganira turi hano atari kumva kugira ngo tubifatire umwanzuro ukuntu byagenze. Uriya mwana ntabwo mushaka pe. Niba wowe ushaka ko ibibazo bikemuka gerageza usorove ibibazo byawe n'uriya mwana na nyina w'umwana mubisorove then ngiye ntabwo ngaruka muri byo sibyo. Nta kintu na kimwe twavugana pe n'ukuri. Deni garemo uriya mwana hakugire se mufite. Ariko umwana ni ikibazo. Abagenzi ko ngenza hano. Deni ko mwabira umwana gane mwana bishoje. No, ngenza hano. Ntabwo wambwiye ko hari mu ndi mwana. Mu buzima bwacu ntabwo watubwiye ko hari mu ndi muntu. Hari ibyo wambwiye se? Ntabwo nabikubwiye. None gute wumva nahita mbyakira gutyo byoroshye. Akora bize kandi kubwiye. None urashaka kundyoshya bimwe by'abagabo. Sheri iki ono. Mbashireka mu. Don't call me. Baby. Sheri. Reka mbwira. Mu buzima ibintu byose birahinduka. Kibyo? Ibiki bihinduka? Birahinduka nuko umubiri guhinduka. Aya. Niba uko byatangiye wenda bishobora kateko bikomeza. Ariko nimba ngiye nkabona umwana wanjye abayeho nabi. Wenda uti ntamuzana. Hari ikibazo dufite hano. Reka nkubwire. Hari ikibazo cy'amafaranga dufite. Bereka nkubwire. Umwana wawe aravuga ko hano atashaka, sibyo? Wabyiyumviye. Niba atashaka kuki ushaka umugumisha hano? Wamuretse akagenda akaduha amahoro ukajya umufashishiriza kwa nyina bikagenda neza. Ko nanjye ambangamiye. Ntabwo mfite imbaraga zo kwirirwa nita ku mwana ntabyara. Sibyo? Nkubwire n'uwanjye ntabwo ndamubyara ngo mwiteho. Gute ushaka kunyibagiza ntabwo nyine ibira bintu bababwanga babebe ngo turumva harya ngo kurusha kureba. Ntabwo ariko twese tubizi. Sibyo? Biza uri kundegera byose. Reka nkubaze sibyo? Dushakana. Ntabwo nyira twarakundana. Ese ngiye kubaza sibyo? Uyu mwana arakuze sibyo? Abakozi bari baramwitaho. Ntabwo mugaburira, ntabwo mwoza, ntabwo mufurira, ntabwo mwambika. Okay. Ikibazo cyeje niki? No, ujya twarakundanaga nje nawe, sibyo? Ujya kumuzana ko twakundanaga turi mari. Nje nawe. Uri umugabo wanjye nanjye nka umugore wawe, sibyo? Kutangishije inama, ujya kumuzana niba nari umugore wawe. Ariko nange byabaye ngombwa, ngiye nabonye ishora. Byabaye ngombwa ndabyumva ariko ntabwo byagutunguye. Nsigaye numva ngo waramushimutishije, sibyo? Ibyo bintu ntabwo byaje bikugweho direct ngwita ushimuta. Warabipanze. Ujya kubipanga kutangisha inama nk'umugore wawe. Ese ni gute umwana kugira ngo baramushimuse? Je niza ugizwe n'abantu bamuza. Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Mbwira ntabwo ari byo. Wigizwe n'abantu bamuza naho ngaha. Ntabwo ari byo.
icyo mubaza ntabwo ari cyo ntabwo namushimuza umwana amarahima sibyo ni umwana wenda sinzi ikintu wenda mwavuye wamuzanye mu buhe wamwatse nyina se wamwatse nyina uriya ni uruhinja wagenda guterura wamwatse nyina se nyine ngiye kukubaza uriya ni uruhinja wagenda guterura okay niba utaramuteruye rero kuki umwana ashaka gusubira kwa nyina kuki utamushaka akagenda aho kumvikanye ntabwo umwana agomba gutaha ntabwo byakunda n'ikibazo wimbyarya ntabwo ikintu cyose ushaka ntabwo no baby no ntabwo byakunda uriya mwana ntabwo mushaka jyana nawe no sheriki iki ntabwo byakunda nakubwiye nanaguhakaniye ntabwo bishoboka sibyo no nabikubwiye ntabwo byakunda uriya mwana akiri muri uru rugo ntabwo byakunda ese basurifuza iki ndifuza ko agenda nyine ikindi ndifuza ko agenda ntabwo mushaka reka mubaze urabona imyaka mfite ariyo kurera se ntabwo ariyo kurengera naje kurera uwanjye nyine wese mbikubwire soke urifuza iki ndashaka uriya mwana agenda nyine ureka nyine nakubajije ikindi nta kindi nshaka ndashaka ko uriya mwana agenda nicyo cyonyine nshaka muri ubu buzima arambangamiye pe nkubaze njye ntabwo ndinderera abandi sinabikubwiye nyine nkubaze niki nagukorera ikintu wankorera no reka mbwire nyine nagukorera ikintu wankorera ibyo mwana ava muri uru rugo nicyo kibazo kiri muri uru rugo cyonyine si twe tubanye neza se ikibazo cyaba ni uko uriya mwana ahari kugira ngo gisubizwe rero icyo kibazo ni uko uriya mwana ava muri uru rugo nyine ndimo ndakubaza sibyo please nyorohera tworohera sibyo ego hari ikibazo ugeze ungirana wapi hari icyo ugeze umburana wapi hari icyo ugeze ubara muri uru rugo wapi noneho basireka sibyo ngiye basugira numve nuzuye nishimye numva ko urugo rwawe rurimo umwana amaraso yanjye ko ntabwo nishimiye uko nyina abayeho ko mwana wanjye ariko abaho aho Debora wambabariye ariko uriya mwana akaza akabana nakubwiye ngo uriya mwana Grace sinsubiramo kabiri nakubwiye ngo simushaka hano n'undi munsi sinzongera gusubiramo ayo magambo niba umukeneye sohokana nawe si umunda si umukunda ndagukunda urabizi ariko nakubwiye ko ntamushaka hano